Muraho neza nshuti mudukurikiye, uyu ni umwanya w'amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda. Hanze y'u Rwanda, Iran ikomeje guteza ibibazo by'ingutu binyuze mu ntambara y'urufaro rw'amasasu ikomeje guhanganamo n'ibihugu bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati. Ubwo ibindi bihugu byari bitegereje ko Iran yashira intwaro hasi intambara ikarangira, Iran yo yari iri mu mwiteguro wo kongera ingano y'ibisasu biremereye ndetse n'indege zo kwifashisha mu bitero bitandukanye. Kugeza ubu Iran imaze gutwika imijyi ikomeye cyane mu gihugu cya Amerika, cyane cyane inyubako zifite aho zihuriye n'ibikorwa bya gisirikare. Gusa ibi byatunguye igisirikare cya Amerika kuko gifite ubwirinzi bwo mu kirere buhambaye. Ubwo abasirikare ba Amerika aho bari bivugwa ko ubwirinzi bari bafite bwari buhagije, ariko biza kurangira batunguwe n'ibyakozwe n'igihugu cya Iran. Mu bwirinzi bw'ikirere Amerika ikoresha Patriot, ari nazo zashutse abanyamerika, bikaza kurangira Iran bashwanyaguje mu buryo butunguranye. Izi Patriot zifite ubushobozi bwo kuzimya Missille ndetse no guhosha igitero kiri kure cyane bitewe na Missille bakoresheje. Gusa ibyo ntibyatumye abanya-Iran batavogera ikirere cya Amerika ndetse na Kuwait n'ibindi bihugu bitandukanye by'abaturanyi, bikaza kurangira bisha abasirikare batandukanye ndetse n'ibikorwa remezo bikangirika ku rwego rukomeye cyane. Naho mu Rwanda inkuru igezweho ni y'umuhanzi Gitafu wasohoye indirimbo igakundwa cyane, ariko bikaza kumuviramo intonganya zitewe na bamwe mu bafana. Ubwo bamwe bamwifurije gufungwa kubera indirimbo ye, bamwe bemeza ko nta butumwa burimo, ni mu gihe abandi indirimbo bakomeje kuvuga ngo iyi ndirimbo ni nziza kandi tugomba kuyibyina ku rwego rushimishije cyane, binyuze mu tubyiniro dutandukanye ndetse no mu bigo by'amashuri. Uyu Gitafu mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yatangaje ko indirimbo ye idakwiye guteza ikibazo muri sosiyete, kuko ngo yayikoze mu buryo bwa komedi kandi ibyo batekereza ntaho bihuriye n'ubutumwa yashakaga gutambutsa. Nitwa Beweti, ndabashimiye cyane kandi Imana ikomeze ibarinde. Niba utarakanda subscribe, iki ni cyo gihe cyo kubikora ukaza wumva amakuru agezweho ku gihe, kandi ukaba wiyongeye mu mubare w'abadukurikirana, ukaba umwe mu banyamuryango ba Comeka TV. Amakuru agezweho kuri Comeka TV ni buri munsi.